ubukonje cyangwa ubizi, nta hagati habaho. Rero muri no nzira y'ubugingo ni ukwihitamo, utahitamo ukaburi mu nzira y'urupfu. Ntabwo ari ngombwa kwiguhitamo inzira y'urupfu, uvuga ngo nicyo isi yadushyizemo. TV niyo ni wa mwanya mwiza cyane n'ubundi dusanzwe tubana namwe. Turanezerewe muri kino gitondo rero kandi tunejeje no kubaha ikaze. Dusuhuje abantu n'inshuti zacu cyane batuba hafi bajya bitwereka n'abatabitwereka. Dusuhuje bari i Nyanza hano iwacu, dusuhuje bari mu Rwanda hose, dusuhuje bari muri Afrika ndetse no ku mpera z'isi hose. Inshuti zacu turabasuhuje. Tunejejwe rero n'Imana mu mutima ko twongeye kubana nawe n'ubundi kandi koko muri abantu b'umumaro. Uyu munsi rero kuri Kebuka Uburyo TV kuri kamera zacu dufite ibyishimo n'umunezero cyane kubera yuko dufite umushyitsi kandi tugomba kumwakira twishimye kandi tunezerewe. Rero ni umugabo sindi bumwe umuvuge kuko arashyitse kandi arakuze, ntabwo ndi bumuvuge kandi n'ubundi ntabwo nawe yatinya kwivuga. Reka rero noneho tumwemerere tumuhe umwanya atwibwire nawe kugira ngo abakunzi bacu murusheho kumenya uwo twateranye uyu munsi n'uwo turi kumwe. Karibu turakwakiriye. Yego murakoze. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Habanabakize Jean Marie Vianney. Nkuko umukozi w'Imana amaze kubivuga, nanjye nje hano muri studio za Kebuka Uburyo TV, numva ari umunezero mwinshi kugira ngo mbane namwe kuri uyu munsi. Turakwakira Imana iguhumugisha n'ubushyigikire. Reka noneho tubonereho n'umwanya wo kugira ngo tukore icyatuzanye. Reka tumuhe umwanya asenga Imana ndetse namara no gusenga Imana ahita tugezaho ijambo ry'Imana kuko niyo ntego yacu. Karibu no gusenga. Yego murakoze. Kadusenga Imana. Mana turagushimye, turaguhimbaje kuko uri Imana igira neza, uri Imana ishobora byose kuko uri umurengezi. Tugushimiye ko mwa Imana nziza waduteguriye uyu mwanya wo kuboneka hano hantu kugira ngo mwa Imana nziza dusangize abantu bawe ijambo ryawe, kuko mwa Imana baravuze ngo tugende mu mahanga yose gutubwire abantu ubutumwa bwiza ngo kugira ngo abazemera babatizwe kandi babashe kukwegera. Niyo mpamvu natwe rero tuje muri uwo mwanya kugira ngo uzubane natwe. Tugwaye karibu n'ikazi kugira ngo uzubane natwe, umwuka wera bari kutuyobora, imbaraga zawe zigaragare, nahagaragare twebwe hagaragare weho, mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Nitwa Habanabakize Jean Marie Vianney. Ndi umugabo ndubatse, mfite umudamu n'abana 4. Rero ndanezerewe cyane kuri uyu munsi kuboneka muri studio za Kebuka Uburyo TV. Ndi umuvugabutumwa ukora umurimo w'Imana mu kugezaho abantu ijambo ry'Imana. Akaba ari muri urwo rwego rero uyu munsi nabonetse hano kugira ngo mbaganize ijambo ry'Imana. Ndumva tugiye kuganira ijambo ry'Imana, nahaye umutwe uvuga ngo kwita ku iherezo ryacu. Kwita ku iherezo ryacu nibyo ijambo ry'Imana uyu munsi tugiye kuganira. Maze iminsi nditekerezaho cyane mvuga ngo ese muri iki gihe Imana iradushakaho iki? Ngendeye ku byo mbona, ibihe mbona turimo, ndetse ngendeye no muri misiyo Yesu yadusigiye. Burya ijambo ry'Imana nkunda gutanga kenshi, nkunda kwiyumvamo misiyo Yesu yasize abwiye abantu. Yasize atubwiye ngo tugere mu mahanga yose ngo tubwire abantu ubutumwa bwiza. Iyo ntego tuyisanga muri Matayo igice cya 28 imirongo 28 n'ubundi niho havuga misiyo yadusigiye. Rero uyu munsi tugiye kuganira ku cyo Imana idushakaho uyu munsi nk'uko Yesu yabidusigiye muri iyo ntego. Iyo kuganira rero ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cyo Gutegeka kwa 2 igice cya 32 umurongo wa 29 no dusanga iyo ntego ivuga kwita ku iherezo ryacu. Dusome mu izina rya Yesu. Baravuga ngo
iyo baba abanyabwenge baba bamenye ibi, baba bitaye ku iherezo ryabo. Ku murongo musubiremo. Iyo baba abanyabwenge baba baramenye ibi, baba baritaye ku iherezo ryabo. Kugira ngo ntaza gusoma imirongo myinshi, reka nyisomere rimwe n'undi murongo umwe ndi bwifashishe, dusanga muri Yeremiya igice cya 21 umurongo waho wa 8. Yeremiya igice cyaho cya 21 ku murongo waho wa 8 naho haravuga ngo, kandi ubu bwoko uzabubwira uti, uku niko Uwiteka avuga ngo, dore nshyize imbere yanyu inzira y'ubugingo n'inzira y'urupfu ngo mwihitiremo. Reka nsubiremo. Kandi ubu bwoko uzabubwira uti, uku niko Uwiteka avuga ngo, dore nshyize imbere yanyu inzira y'ubugingo n'inzira y'urupfu ngo mwihitiremo. Imana itugire neza. Iri jambo ryo guteka kwa kabiri ni ijambo ni indirimbo ya Mose muri icyo gitabo. Ni igihe Abisirayeli bari bamaze kwambuka inyanja itukura, bamaze kubona ibibaye, bamaze kubona ko Abisirayeli abanyegiputa bibagendekeye. Hanyuma Miriyamu we ari kumwe na Mose. Miriyamu ijambo ry'Imana rivuga ko ari we muntu wahise uhimba indirimbo ako kanya, kandi iyo ndirimbo igahita isubirwamo n'abantu bagahita batarepese. Ni igitangaza mu bitangaza byabaye ko kwisi nicyo kibamo, uburyo abantu baririmbye indirimbo batarepese, batanateguye, batanitoje. Mu kintu yavuzemo gikomeye cyane rero ari kubwira abanyegiputa, yaravuze ngo iyo baza kuba abanyabwenge baba baramenye iki ngiki, baba baritaye ku iherezo ryabo. Iyo baza kuba abanyabwenge bakareba ibyo babonaga, bakabona ukuntu Imana iri kumwe n'Abanyayisiraheli, bakabona ukuntu Imana itandukanyije inyanja itukuramo ibice bibiri, bakabona ukuntu habaye Abisirayeli bambutse, bakabona ukuntu Imana iri kumwe nabo, baba baramenye ikintu cy'ingenzi, bakita ku iherezo ryabo. Ariko kuko batabaye abanyabwenge, ntabwo bigeze bita ku iherezo ryabo, bavuga ngo ese ibintu turimo birarangira gute. Barakomeje bagenda nk'uko Abisirayeli bagendaga, bagira ngo inzira zirasa, banyura mu nzira. Ubundi hari inzira rusange, hakaba n'inzira zihariye. Imana hari igihe ijya inyura mu nzira yihariye. Abanyayisiraheli Imana yabacira inzira yihariye ubwo bavuga muri Egiputa, ibacira inzira yihariye, baremera inzira mu nyanja. Ubundi nta nzira ijya ibayo, uretse ikoranabuhanga ryaje ubu ngubu yenda bashobora gushyiraho ubwato bakambuka, yenda na kera bwarahabaga, ariko nta nzira yo gusatura amazi mo kabiri. Iyo nzira ntibaho, ni inzira yihariye, nk'inzira Imana ijya iducira mu gihe runaka mu bihe bitandukanye. Hari igihe rero umuntu abona Imana ikomeje muri iyo nzira yihariye, akagira ngo ni inzira ya rusange, bavuga ngo nayo ndashaka kuzayinyuramo. Ariko ntabwo ariko bimeze. Imana hari igihe ikoresha inzira yihariye, akaba n'igihe ikoresha inzira rusange. Abanyegiputa rero bari bagize ngo iyo nzira ni inzira rusange yo kunyura mu nyanja, ariko ntabwo ariko byari bimeze. Rero ntabwo babaye abanyabwenge ngo bite ku iherezo ryabo. Imana itugire neza. Rero niyo mpamvu nabazaniye iri jambo rivuga ngo twite ku iherezo ryacu. Haleluya, amen. Imana itugire neza. Abantu muri iki gihe ntabwo bari kwita ku iherezo ryabo. Iherezo ni ikintu gikomeye, ubundi nicyo cy'ingenzi. Ni ukuvuga ngo umusozo w'ikintu niwo nyirizina, niwo tubara, ntabwo tureba intangiriro. Ijambo ry'Imana muri Yesaya aravuga ngo Imana yo ijya ibasha guhera mu ntangirika mu iherezo. Ariko twebwe ntabwo tuyatumenya iherezo, ariko turaritegura. Imana itugire neza. Imana ishaka ko dutegura iherezo ryacu. Ntabwo tuzi iherezo ryacu riri ryari, rizagenda gute, ariko turaritegura. Tugategura tukavuga ngo turashaka yuko Imana tuzaba abana b'Imana mu gihe Imana izaza kwimana n'abana bayo. Imana iturengere. Rero ni icyo ngicyo navuze ngo twite ku iherezo ryacu kurenza ibindi byose. Haleluya, amen. Maze iminsi ntekereza ku magambo Pawulo yagiye avuga cyane. Hari ijambo yavuze mu Batesalonike igice cyaho cya 5:23, avuga ngo imibiri yanyu ubugingo n'ubwenge bwanyu birarindwe ntibikajyeho umugayo. Rero mu kwita ku iherezo ryacu dukwiye kwita ku bintu bundi bitatu by'ingenzi. Umuntu ukuntu Imana yaturemye mu ishusho yayo yaduhaye ibintu bitatu. Yaduhaye umubiri, iduha ubugingo iduha n'umwuka.
nibyo bintu bitugize rero iyo kimwe muri ibyo ngibyo kivuye ku Mana ubu uri gutegura iherezo ryawe riba ribi kimwe muri ibyo bitatu nicyo ngira ngo mvugeho cyane nitseho cyane kugira ngo byibuze tumenye ni gute duguye kwita ku iherezo ryacu dukwiye gukorera Imana dukoresheje imibiri yacu igakorera Imana ikanezeza Imana ubugingo bwacu bukanezeza Imana ndetse n'umwuka ukanezeza Imana ibyo bisa nkaho biri wenda nka filozofi ariko hari ibyaha burya bikorwa n'umubiri ibyaha bikorwa n'ubugingo ibyaha bikorwa n'umwuka mpereye ku cyaha ibyaha bikorwa n'umwuka umwuka Imana yawuduhaye kugira ngo uyuduhuza n'Imana igihe cyose tutari guhura n'Imana haba ari mu buryo bwo gusenga cyane cyane mu gusenga tutari gusenga tutari gutekereza ku Mana usanga twagiye hirya ku ruhande icyo gihe umwuka wacu ntabwo uri guhura n'umwuka w'Imana birasaba ngo tube mu buzima bwo gusenga mu buzima bwo kubana n'Imana bujya gusenga hari ukuntu abantu babyitiranya bakagira ngo kujya ahantu ku misozi ukirirwa ukabaya amahisi n'iminsi Imana ibishaka ngo mu buryo bwose tubane n'Imana ushobora gusenga uri mu kazi ushobora gusenga uri guhinga ushobora no gusenga kuko ari amasengesho nyirizina bateguye byose rero dukwiye kubivanga hari ibyaha rero bikorwa n'ubugingo bwacu ibyaha bikorwa n'ubugingo bwacu n'ibyaha biba mu bitekerezo byacu urugero nk'umuntu ugira nk'umushinga utarangira umuntu ugira inzika utababarira urwango ibyaha bishingiye kuri ibyo ngibyo ibyo ni ibyaha by'ubugingo hakabamo n'ibyaha noneho bishingiye ku mubiri bijyanye no kwifuza k'umubiri byinshi ibyaha byinshi bitandukanye ubwibone bijyanye n'ubwibone ubusambanyi n'ibindi bijyanye no kwifuza k'umubiri ibyo bintu byose nibyo bidutandukanya n'Imana bigatuma iherezo ryacu riba ribi kandi Imana ishaka ko tugira iherezo ryiza amen Imana iturengere ngarutse nuvuga ngo iyo baba abanyabwenge bamenye bakita ku iherezo ryabo iyo baba abanyabwenge iyo tuba turi abanyabwenge muri iki gihe muri Yobu igice cya 28:28 ni ijambo abantu benshi bazi cyane bivuga ngo kuva mu byaha kumenya Imana nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka urumva ko ubwenge nyabwo ni ukumenya Imana uko kumenya Imana rero niko gutuma wita ku iherezo ryawe ubwo ndaje mvuge ku iherezo nyirizina iherezo ririmo uburyo bubiri nk'uko kora twasanze muri Yeremiya nasomye muri Yeremiya 21:8 havuga inzira ebyiri nuvuga ngo ni inzira ebyiri nuvuga ngo umuntu wese uriho yabihitamo atabihitamo izo nzira ebyiri hari imwe arimo ntago ari ngombwa ngo hari abantu bavuga ngo yenda ngo ngewe ngo buriya ngo ntago ibintu by'Imana mbijyamo wabijyamo utabijyamo hari aho uri hari ikintu njya nkunda gukoresha mu ishuri twigeze gusoma mu gitabo kijyanye na monitoring and evaluation cya UNDP ni igitabo nasonyemo akantu karamfasha cyane kavuga ngo burya ngo if reka nkavuga mu cyongereza kugaruka mu kinyarwanda ngo kavuga kuri plan ngo if you fail to plan you plan to fail bivuga ngo iki burya iyo udategura ibyo uzageraho burya n'ubundi buri gutegura kutazagira icyo ugeraho bivuze ngo ntabwo wakwicara ubusa ntibishoboka nimba ntacyo uri gupanga uzageraho ubwo bivuze ngo n'ubundi uri gupanga kutazagira icyo ugeraho kutagira icyo ugeraho rero byo ntabwo wirirwa wifatira umwanya ngo bitegure byo nyine biza mu gihe nta kintu uri gupanga uzageraho bivuze ngo no muri zino nzira iyo udahisemo inzira y'ubugingo ubu uri guhitamo inzira y'urupfu inzira y'urupfu yose ngombwa ngo uyihitemo ako kanya ubu yirimo ruvuga ngo iyo uyijyanamo bivuze ngo umuntu hari inzira uko biri kose hari inzira urimo iyo nzira urimo rero Imana irashaka ko uyivamo ukajya mu nzira nyayo kuko ni ebyiri inzira y'ubugingo yo urayitegura ukayijyamo ukayiharanira ariko inzira y'urupfu ntabwo iri guyiharanira birikora reka nongere mpasubiremo icyo gihe muri Yeremiya igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya havuga ngo ku murongo 21:8 haravuga ngo kandi ubu bwoko uzabubwira uti uko ni ko Uwiteka avuga ngo dore nshyize imbere yanyu inzira y'ubugingo n'inzira y'urupfu ngo muhitiremo rero ntabwo inzira y'urupfu tujya twirirwa tuyihitamo iyo tutahisemo iy'ubugingo tuba twahisemo iy'urupfu
bivuze ngo nta mwanya wo hagati ubaho. Mu byahishuwe hari ijambo rivuga ngo ubwo udakonje kandi ntubire ngiye kukuruka. Imana irashaka uhitemo ubukonje cyangwa ubizi, nta hagati habaho. Rero muri no nzira y'ubugingo ni ukwihitamo, utahitamo ukaburi mu nzira y'urupfu. Ntabwo ari ngombwa kwiguhitamo inzira y'urupfu, uvuga ngo nicyo isi yadushyize mu byago kuko twatandukanye n'Imana, bituma duhita twinjira muri iyo nzira. Rero Imana irashaka ko twese tuva muri iyo nzira, ariyo misiyo Yesu yadusigiye. Utugende tubwira abantu bose. Bivuze ngo impamvu yavuze ngo tubabwire nuko yabonaga bari muri ya nzira y'igihogere, ya nzira y'urupfu. Cyangwa tubabwire bayivemo baze mu nzira y'ubugingo. Amen. Ijambo barumva rifashije cyane kandi barumva binshimishije cyane kubwira abantu guhitamo nyako, nkuko nanjye mpora nifuza kandi mparanira guhitamo nyako. Kuko ibi ngibi ntabwo ari ibintu tujya tukura kuvuga ngo ibintu by'abaroko ni ibintu by'igipindi. Ntabwo ari ibintu by'igipindi, ni ibintu biri aha ngaha bisobanutse kandi bifatika kandi bifite umurongo bigenderamo. Imana iturengere. Haleluya. Amen. Rero bene data, naje kubabwira ikintu cy'ingenzi uyu munsi. Duhitemo inzira y'ubugingo, tuve mu nzira yo kurimbuka, duhitemo inzira y'ubugingo. Ubugingo bwacu bukorera Imana, umwuka wacu ukorera Imana, n'imibiri yacu ikorera Imana. Niyo ngiyo, nta bindi, ni ibyo ngibyo, niyo nzira y'ubugingo navugaga tugomba guhitamo. Ubona hari igice kitari gukorera Imana, ukavuga ngo ngiye guharanira gukorera Imana muri ubu buryo. Imana itugire neza kandi Imana idushyigikire. Nifuza ko twese twazahitamo inzira y'ubugingo. Abantu bose bari hano kuri Kebuka Iburyo TV babasha kuyikurikira, ndabifuriza mwese guhitamo inzira y'ubugingo. Imana idushyigikire. Reka dusenge Imana. Mana turagushimye, Mana turaguhimbaje. Izina ryawe nirishimwe, izina ryawe nirihimbazwe. Tumaze kumva ijambo ryawe ritubwira inzira nyayo yo guhitamo, inzira y'ubugingo. Mana, ntabwo ari ibintu byo gushora amafaranga yena ngo tuve nta gishoro dufite. Ni uguha umwanya Imana gusa, tukamenya yuko turi kugukorera Mana. Ubugingo bwacu bukagukorera, umwuka ukagukorera, ndetse n'umubiri bikagukorera. Ibyo ngibyo byonyine nibyo ngibyo dusaba. Nyemera rero udushoboze. Hari abaharanira kugukorera nyamara bikabagora kubwo impamvu zitandukanye, ariko nyemerera mu izina rya Yesu Kristo ushoboze umuntu wese ubashije kumvira ijambo, kugira ngo Imana rigire icyo rimufasha mu bugingo bwe, kugira ngo Imana nawe azahabwe ubugingo buhoraho, yari guhitamo inzira y'urupfu. Urakoze Kristo wera, kuko twizeye ko byose ubyumvise. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Amen. Imana igumugisha cyane, turagushimiye. Tugushimiye rero kwitanga wagize nubwo bitoroshye, kandi ubwitange bwawe Imana ivuge. Yego, urakoze cyane. Natwe rero dushimiye Imana n'abakunzi bacu yuko mudukurikiye kandi mukomeza kudukurikirana. Tunejejwe nuko uyu munsi koko nkuko mwabidusabye ko mukeneye ko tubona abandi bantu. Ubu rero iyi ni intangiriro, kandi ko turakomeje gukorera Imana. Niyo gahunda dufite, nubwo bitoroshye ariko Imana niyo idushoboza. Murakoze rero, Uwiteka abahire, kandi iminsi yose yanyu mukorera Imana mu bushobozi bwose ufite, haba gutera inkunga bavuga butumwa, haba gukurikirana ijambo ry'Imana n'inkunga buduteye, kuko iyo waribonye ugahinduka ukaba icyo Imana yadutumye ko tukubwira ube cyo, nabwo buduteye inkunga. Murakoze, turabashimiye rero. Uwiteka biteho, umunsi mwiza.